Mana, mu izina rya Yesu Kristo, hamagaye imbaraga za Roho Mutagatifu, hamagaye imbaraga zawe ngo zibane natwe, tujye kumva ijambo ryawe, tujye kumva ubuhanuzi bwawe, tujye kumva icyo dusaba Mwami. Reka rero tubane nawe, reka ikirere cyacu cyo gusenga gifunguke, maze Mwami uvuga avugishwe nawe, ntaba ari twe Kristo, ahubwo izina ryawe riba ari ryo rishyirwa hejuru. Turagushimye rero ko waturinze, turagushima ko twemereye kuza imbere yawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze rero, reka twumve icyo watugenewe uyu munsi, kandi uhe imitima kuvoma ihage, mu izina ryawe Yesu Kristo musenze nizeye, amen. Ubutumwa bwiza dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba twise Imana umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Turakomereza n'ubundi mu gice cya kabiri cyo mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Haranditse ngo, bana banjye bato, mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni ibyaha by'abari mu isi bose. Mana ishimwe. Bavandimwe rero, ubu ni ubutumwa bwiza nyine nk'uko mubyumviye, buradushishikariza kwatura ibyaha ndetse no kubibabarirwa, cyane cyane ko dufite umuvugizi, dufite umurengezi mu ijuru, ari we Yesu Kristo, ari we nyine utuvugira kandi utuvuganira ku Mana. Kandi ibyaha byose turacyafite amahirwe nyine yo kubibabarirwa. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aho batubwira ngo ibyaha byacu byose nubwo byatukura tukutuku bikamera nk'umuhemba, Imana iratubabarira bise na shelegi, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi mu gice cya mbere ku murongo wa 18. Imana iravuga ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko ijya ibasha kutubabarira ibyaha, ijya ibasha kutwuhagira ibyaha. Uciye bugufi agahindukira akavuga ngo Data, ndashaka kubabarirwa ibyaha, uwo nguwo Imana yo mu ijuru iramutunganya ikamweza. Iyo tugeze ku kuvuga ku mbabazi z'Uwiteka Imana yacu, tureba igihe Yesu Kristo yari ku musaraba i Gologota, mbere yo gutanga igisambo bari babambanywe cyaravuze ngo Data, unyibuke nugera mu bwami bwawe, kubera ko genda umunyabyaha. Hanyuma Yesu aramubwira ati, ndakubwiza ukuri ko ibyaha byawe bibabariwe. Nuko Yesu Kristo aramubwira ati, mu mwanya uri buze kuza, cyangwa se mu mwanya muto turi bubane muri paradizo. Igisambo rero cyagaragaje kwicuza, cyamenye ko cyagize nabi, cyamenye ko cyakoze ibidakorwa, kimenya ko rero kibambanywe n'Imana, kimenya ko kibambanywe na Yesu Kristo. Kiravuga ngo rero reka nsabe imbabazi, Imana irambabarira. Kristo rero agira imbabazi nyinshi. Turibuka ko ku musaraba n'ubundi yabwiye Imana ati, Data, ubabarira abishi banjye kuko batazi icyo bakora. Ni ukuvuga ngo rero Yesu Kristo aratureba akatuvuganira, cyane cyane kubera ko nyine imigirire, imivugire, imigenzereze, imitekerereze yacu yose iba yanduye, iba yuzuyemo ikibi Satani ahora adutega. Ariko hariho ubwo umuntu agirirwa ubuntu bwo kumenya ko yacumuye, akagaruka imbere y'Imana, maze iyo Mana nayo
ikamubabarira, ikamugirira imbabazi. Niyo mpamvu rero ubutumwa dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana budushishikariza kuza imbere y'Imana ngo dusabe imbabazi, kuza imbere y'Imana ngo tubabarirwe, ngo kandi nta mpamvu yo kuvuga ko nta cyaha dufite cyangwa twakoze, kuko bibaye ari uko bimeze twaba twise Imana umunyabinyoma. Ubwo rero iyo tugendera mu mwijima tuba tutari kumwe n'Imana, kandi ubwo iyo tugendera mu mucyo tuba turi kumwe n'Imana. Ubwo rero igituma tugendera mu mwijima ni ibyaha, kandi ikidukura mu mwijima ni Yezu Kristo. Uvuga ngo rero utuma tuva mu byaha akatubabarira ni Yezu Kristo. Ubwo rero kubw'amaraso ye tukabarirwa byose. Ubwo rero turagirwa inama yo guhindukira tukava mu mwijima w'icyaha, tukava rero mu nzira Satani atujyanamo adushukiramo, maze tukaba mu bwihisho bw'isumba byose. Turibukiranya ko mu Befeso batubwira ngo ntitubererekere Satani. Hari byinshi byagatumye uvira mu nzira Satani ukamubererekera. Mu Bagalatiya rero ibice 5 duhere ku murongo wa 19, dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Biratubwira iki? Biratubwira yuko imigirire yacu nk'uko mubyumvise ituma tutaba mu bwisho bw'isumba byose. Ibyo ngibyo rero ngo ugenza cyo wese ngo ntabwo azagira gute azinjira cyangwa se azaragwa mu bwami bw'ijuru. Nk'uko n'ubundi muri Yesaya igice cya 1 batubwira ngo utajya inama n'Uwiteka ngo amusabe imbabazi, uwo nguwo nta kabuza inkota izamurya, ariko ngo uwemera agaca bugufi agasaba imbabazi, uwo nguwo ngo azarya ku byiza byo mu gihugu. Muvandimwe rero aho uherereye hose, ntabwo nzi ngo ni hehe, ariko uko byagenda kose uri kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Urahamagawe kandi kugira ngo nawe uyu munsi ugarukire aho wari ugeze. Nta kure ugeze ucumura utakurwa n'Uwiteka, ugahagarikira aho ugeze ukavuga ati jyewe ndi umuriganya, ndya ruswa, mbeshya ababyeyi nkabatwara amafaranga, wenda n'urugero. Kubera ko iyo tusomye mu Migani ibice 28 ku murongo wa 24 haravuga ngo uwibase cyangwa nyina, maze akavuga ati si icyaha, uwo ni mugenzi w'umurimbuzi. Imana itubabarire. Ni ukuri hari benshi, ushobora kuba uri kumva ubutumwa uri urubyiruko cyangwa se uri umunyeshuri, cyane cyane dore ko nyine abanyeshuri bakunda kujya babeshya ababyeyi, cyane cyane nko ku ishuri, bakagira gute bakabasha nyine gufata amafaranga mu by'ukuri, cyangwa se bakabeshya ababyeyi bakabohereza amafaranga mu buryo butari bukwiye cyangwa se butari bukenewe. Ndetse n'ubwo waba utari umunyeshuri ariko ugerageza kunyereza imitungo y'ababyeyi, ntukagire ngo si icyaha, ni icyaha. Tukiri rero n'ubundi mu Migani 28 turasoma ku murongo waho wa 9, uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Biratubwira iki? Niba wumvise ubu butumwa ukaba wumva mu byavuzwe mu Bagalatiya hari icyo umutima ugushinja, ukaba wumva ibivuzwe mu Migani hari icyo umutima ugushinja, ubwo nahawe ho kugira ngo ubanguke ubwire Yezu Kristo uti
ndakwingingira kugira ngo nanjye ungirire impuhwe umbabarire, sinzasubire mu cyaha ukundi. Mu migani n'ubundi ku mutwe wa 28 ku murongo wa 13 haravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Imana ishimwe, haleluya. Turashima Imana yo mu ijuru ko ijya ibasha kubabarira. Ni ukuvuga ngo rero guhisha ibicumuro byawe nta kindi bigukururira uretse kugukururira akaga ku munsi w'urubanza ukazacirwaho iteka. Ariko hano Imana ivuganye natwe amagambo akomeye ikavuga ngo rero ubyatura azababarirwa, ariko nyine ubihisha bizamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Turakomereza rero ku inyungu zo kugira gute, zo kwatura ibyaha, inyungu zo guhabwa agakiza, inyungu zo kureka kwiba, ukareka gusambana, ukareka kurya ruswa, ukareka kubeshya, ukareka bwa butiriganya bwose. Harimo inyungu nyinshi cyane, biba ari amahirwe akomeye cyane. Hanyuma rero turarebera n'ubundi muri Zaburi ya 34 turebe ku murongo waho wa 14 haravuga ngo ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Imana itubabarire. Kuri 15 hakavuga ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Imana ishimwe. 16 hakavuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, haleluya, ngo n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Mana itugirire neza maze tuba abakiranutsi bayo, kubera ko urabona ko Uwiteka Imana yacu ngo amaso ye ahora ku bakiranutsi, ngo kandi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Iyo dukomeje ku murongo wa 17 aravuga ngo igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Imana itugirire neza. Urumva ko icyaha kitujyana mu kurimbuka, tugomba kugira gute, guhindukira nonaha, tugahindukira vuba, tukagarukira Imana. Turakomereza n'ubundi mu byahishuriwe Yohana intumwa igice cya 3 ku murongo wa 5. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. 6 kuvuga ngo ufite amatwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe. Urumva ko rero kwihangana tugatwaza, ntidukore ibyo byaha byose nk'uko Uwiteka yabitubujije mu Bagalatiya, ahubwo tukaza imbere y'Imana tukavuga ngo utubabarire, ntidusubire inyuma. Ibyo ni amahirwe akomeye cyane. Iyo dukomeje gusoma n'ubundi mu byahishuriwe Yohana intumwa ku mutwe wa 3 ku murongo wa 20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Imana ishimwe. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Haleluya. Imana ishimwe. Turashima Yezu Kristo kabasha kuza agakomanga. Uyu munsi nawe haragukomangiye. Nimba wumvise ubu butumwa, Kristo aragukomangiye. Niba wumvise ubu butumwa, Imana iraguhamagaye. Nibura ubwo ibonye aho ugereje, kugira ngo nawe ubashe kuraga ubugingo, iravuze ngo garukiraho, ndakomanga nkingurira, ndinjira dusangire. Kandi Yezu Kristo iyo amaze kwinjira muri wowe, ubasha gutsinda ikibi. Musangira byose, musangira ibyishimo, musangira agahinda, mugasangira umubabaro. Haleluya. Mana yo mu ijuru ishimwe. Imana ishimwe. Mu byahishuriwe Yohana intumwa n'ubundi igice cya 3 ku murongo waho wa 21 haravuze ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Haleluya. Nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye
Mana ishimwe. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Haleluya, haleluya. Ndagushima Yezu Kristo, ndagushima ko wanesheje, ndagushima ko ubasha kutubabarira, ndagushima ko ubasha koza ibyaha, ndagushima ko utuburiye kandi uvuganye na buri wese wumvise ubu butumwa. Mwami Yezu Kristo, birashoboka ko hari uwumvise atsinzwe akimara kumva ubutumwa, aribaza ngo mbese nanjye nababarirwa. Ijambo ryawe rirambwira ngo mushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, umunyabyaha areke ingeso ze. Kandi umaze kutubwira ngo rero uri gukomanga ku mitima yacu, ngo nitugukingurire winjire kandi usangire natwe. Ni ukuri rero birashoboka hari uwumva atsinzwe mu mutima, uramukomangiye ngo Mwami akingure. Ngaha rero dore Mwami, basore baje imbere yawe, rero bakobwa baje imbere yawe, abagabo baje imbere yawe, ababyeyi baje imbere yawe, bamaze kwisuzuma basanze batsinzwe. Mwami nyemera rero imbabazi zawe zororoke. Nagiye numva amateka yawe, ko wagiye ubabarira Mwami, ukabarira ibyaha. Nibutse Mwami inkuru zawe, igihe wari ku musaraba wababariye igisambo kandi wababariye abishi bawe. Niyo mpamvu Mwami natuye imbabazi mu izina ryawe Yezu Kristo, kugira ngo buri wese Mwami wumvise ubutumwa akaba kandi acishije bugufi umutima, usukeho imbabazi zawe, ntazasubire mu cyaha ukundi. Bakobwa mbaturiye imbabazi, abagabo mbaturiye imbabazi, ababyeyi mbaturiye imbabazi, mu izina ryawe Yezu Kristo. Babarire kandi ubagirire neza, nizeye impuhwe zawe.